Muraho nishimiye kuba ndi hano uyu munsi Ngabo PLATIN ndi umufana ukomeye w'amarange mwakoze ibintu byaryoshye twishimye impamvu mpamagaye uno mupapa hano iyo umuvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima ubona muhinga Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer. So, ladies and gentlemen, this is a check of 10 million Rwandan francs. Amazi ya nyanja na karirimbo kajyanye n'ibintu bihe turimo ariko bidakuye ko izindi ndirimbo zanjye ndazisohora vuba cyane. No element rega n'umuntu wa danger. Ubundi ni babandi bitanga kabura nikaboneka. Indirimbo repete navuga ngo one of the topest zirimo gutrendinga mu Kigali mu Rwanda. Nima ndi gukubita mili muri 2 weeks. Ni ibintu bya danger nyine ndi gushima Imana ariko ndi no gusubira muri studio biri ku mukoro munini uturirimbo nari recording ndi kudusiba. Slim Jesus. Clement Bobino Hani, you come. Ladies and gentlemen, this is a check of 10 million Rwandan francs. Is it tax inclusive or exclusive? Because it's sure about 11.8 mumichino. Okay. I think surely you deserve to say something. Now you can give a comment. Comment on all 9 songs, all the 8. Nizitara song. Ngiriwe abanyacurero bose bari hano inshuti za Kina Music abafana n'abavandimwe mwese muraho nishimiye kuba ndi hano uyu munsi Ngabo PLATIN ndi umufana ukomeye w'amarange mwakoze ibintu byaryoshye twishimye congratulations nari umufana w'indatwa kera rero it's beautiful kuba turi aha ngaha. Thank you for the invitation. Impamvu mpamagaye uno mupapa hano niwe wanumiye. Sorry Ngabo na PLATIN ntago banekereje ngira ngo atayabivuzeho aho nuruki wacu hari ahirya mu nka iyo umuvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima ubona muhinga. Jewe rero kuko ndi umu.com ntago ndagira ifamu. That is the smallest contribution I could give. Ngira ngo abatabizi uyu munsi Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer. So abantu ni inshuti zanjye ni umuryango, so kugira gake nshoboye natanga, it's such an honor. Thank you so much. Bless you. Thank you very much. Thank you. Well, Clement, I think we are going. Kumeze fresh. Neza cyane. Baje kumvira Vibranium. Umwe mu barimo kuridinga game so far. You've been here imyaka ngewe nkuzitanira shize unavuga ngo urimo urakora urimo urashyiramo imbaraga. N'urugendo uvuga ko byagutwaye icyuya kingana iki? Ni imbaraga nyinshi ndetse igihe cyabyo ni iki ngiki kugira ngo abantu babone ko turi gukora ibintu bya danger. So n'urugendo rutari rutoya kubera ko nago yongeyeyo namaze niga umuziki. So nashaje. Nyanja video nziza cyane mu Banyarwanda bashimye uyikoreye muri Amerika ariko izahandi izindi ndirimbo nyinshi wagiye uteguza niba zisohora kubera icyo wahisemo Nyanja rero numvaga nyeneye koga kuko numvaga ari arashyuha cyane. So nyeneye kwimenaho amazi. So amazi ya nyanja na karirimbo kajyanye n'ibintu bihe turimo ariko bidakuye ko izindi ndirimbo zanjye ndazisohora vuba cyane. Kade Muyumbu amaze gufasha mu ndirimbo 3 kuri urugendo rw'umuziki. Tumwitege nk'umujyanama wawe mushya cyangwa n'umuntu ugufasha bisanzwe. Jimwe Muyumbu amfasha rimwe na rimwe kubera ko like no urukundo rw'umuziki naga ari ibintu bihoraho. Naga ari ibintu bihoraho. Nyuma se Kevin nihe experience wagize ukora indirimbo yawe ya mbere muri Amerika? biba bitandukanye, biba binarenze cyane.
uhita utangira kubona ko ibintu byose bishoboka, kubera ko reka amabwiza ukuri n'urugendo rurerure kwambuka iriya nyanja ujya hariya, so binyereka yuko n'ibitari ibi tuzabikora, kandi mfite video irenze imwe na shootingiyeyo. Yego. Ugira gutya ubona deal yo kujya muri US, usiga ibitaramo bya Iwacu na Muzika Festival nabyo ugiye kugaragaramo bwa mbere. Umuntu ntago yavuga ko wabonye ishitamba ugatwara urwari wambaye. Ndaturwo nambaye saro warunyambitse. Ariko ubi ni ibiki wana umva nago batino opportunity tubonye kujya muri Iwacu Muzika ukazenguruka igihugu ureba abafana bawe ukuntu bangana bati urabyitesheje. Urumva opportunity zihoraho, so nizera yuko kigiye kitari n'iki ngiki tuzagumya dukore. Igihugu Iwacu Muzika iracyahari, n'umwaka wabona nyitabira undi mwaka, ariko nagombaga nyine gufatirana ihe n'ikihebe bazubyumva. Bigeze babigeraho. Oya ntacyo kubera ko bandastandinga gahunda z'umuhanzi, kandi n'abantu nifuzaga kubikora, kandi nizera ko n'ikindi gihe bazama ndi mahirwe nkabikora. Waje muri listening party Vibranium Platin na Ngabo, sobanura abo bahanzi mu buryo bwa gihanzi n'abantu bameze bate? N'abahanzi b'inshuti zanjye, so ndifuza yuko batera imbere, niyo mpamvu ndi hano kubashyigikira. Yeah. Numwe mutekereza gukorana? Biri mu gikari tuzabarabura vuba. Usona gute uruhare Element yagize mu guhindura isura y'umuziki wawe? No, Element rega n'umuntu wa danje, ubundi niba abandi bitanga kabura nikaboneka, ura niko ameze, so yeah, so n'umuntu wa danje kandi ndamushimira cyane. Yeah. Atari kujya kumva. Rakoze. Ni album wabonye gute ku ndirimbo ebyiri zimaze gusohoka yitwa Hoza ndetse na Alave? Nge nago naje muri listening party, naje mu rugendo shuri. Baje kwiga cyane kabisa. Wemera ko hari icyo se bakurusha ku buryo uvuga uti aba bantu babagara frere nje kumva album yabo hari byinshi nabigiraho? Nemera ko ubwo ntacyo batandusha, none se ko naje mu rugendo shuri, naje kwiga ko bandi babigenza kugira ngo nanjye ejo bundi nzakwa kubite kameze fresh. Of course. Urebye nubwo utaragera mu wenda mu byicaro, uraranganyije amaso muri audience, urabona ko abantu ari benshi, kandi ni listening party, ntago ari igitaramo cyo launching album. Ibi bisobanuye iki kuri music industry? Bishatse kuvuga yuko nyine abanyarwanda bari gukunda umuziki, kandi that's cool. Kandi nibyo bintu dukeneye ko abantu dukorera umuziki badawe enjoyinga, natwe tugakomeza dufite umurava nyine gukomeza kubikora nk'ubisanzwe tu. Yeah, that's good. Kina music by'umwihariko isobanura iki? Byos isobanura gute muri impact yayo muri game cyangwa se muri industry y'umuziki nyarwanda by'umwihariko? Kina music n'aba teacher, ubundi Kina music n'aba teacher bacu, ubundi ibintu byinshi dukora tuba tutera ikirenge mu cyaho tu. Niko ngiye nabivuga. Yeah. Ufite indirimbo repete navuga ngo one of the topest zirimo gutrendinga mu Kigali mu Rwanda, miliyoni mu byumweru 2 n'ubwa mbere bikubayeho, ubisobanura gute? N'amarangamutima usobanura gute? No kuvuga ngo ndimo ndabona akazi kanjye kari kugenda neza, nk'umuhanzi ukizamuka, nk'umuhanzi maraso mashya muri game, nima ndi gukubita mili muri 2 weeks. Ni ibintu bya danje nyine, ndi gushima Imana, ariko ndi no gusubira muri studio biri ku mukoro munini, uturimbo nari recording ndi kudusiba kugira ngo ndebe ko nakongera ngakora nziza kurushaho. So ni byiza biri konyongera akazi, kandi nicyo naje nshaka. Yeah. Yes, wavuze ko waje mu rugendo shuri. Of course, uvuti turakwa nasora na EP cyangwa se album bitewe n'urugendo shuri naje. Urateganya ko nawe hari icyo wasora muri byo ngibyo? Of course, ndi umuhanzi, ngomba kubikora nyine kandi ASAP. Yeah. Wakoze cyane Byos. Wakoze cyane, reka nanjye nishime. Vous êtes très bien. Alors, yaranumiye ndavuga ati ngomba kuhagera. Kubw'ibyo ndaguha miliyoni 5 ejo saa 3. Asante sana. Ariko kwa saa 3 mwakumvise ikigaragara iyo ni cash, ko ni mu gihe amasaha banki zafungura. Hari umuganda ni momo. Clement Ngwino hano, you come. Ladies and gentlemen, this is a check of 10 million Rwandan francs. Is it tax inclusive or exclusive? Because it's sure kuba 11.8 mu mikino.
Okay. I think surely you deserve to say something. Now you can give a comment. Comment on all 9 songs, all the 8. Nizitaraso. Mwiriwe abanyacyubahiro bose bari hano, inshuti za Kina Music, abafana n'abavandimwe mwese muri aho. Nishimiye kuba ndi hano uyu munsi. Nengabo PLATIN, ndi umufana ukomeye w'amarange, mwakoze ibintu byaryoshye, twishimye. Congratulations. Nari umufana w'indatwa kera. Rero, it's beautiful kuba turi aha ngaha. Thank you for the invitation. Impamvu mpamagaye uno mupapa hano niwe wanumiye. Sorry niyo ngabo na PLATIN ntabwo banekereje. Ngira ngo Ahaye yabivuzeho, aho nuruka iwacu hariya hirya mu nka, iyo umuvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima, umuntu amuhinga. Jewe rero kuko ndi umu.com ntago ndagira ifamu. That is the smallest contribution I could give. Ngira ngo abatabizi, uyu munsi Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer. So abantu ni inshuti zanjye, ni umuryango. So kugira gake nshoboye natanga, it's such an honor. Thank you so much. Bless you. Thank you very much. Thank you. Well, Clement, I think we are